twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV, Iris Rwanda online radio, aho muri hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana nabane namwe, by'umwarika barundi mudasiba kudukurikirana, basewa nabanyawo muje bareko namwe tubaramusisa muri Nyarakatonda mu Nazaresi. Abakongomani tunawasalimia mu neno la Mungu, abantu muri hakurya y'inyanja ngari muri Amerika namwe mudukurikira turabasuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndi hamwe n'umumama, ushobora kumwita maneke, ushobora kumwita tante, ushobora kumwita Jackie, ushobora kumwita nandi mazina, gusa kimwe kiriho nuko mwamumenye mu mafilime atandukanye yaba Darkness of Christmas, aho yakinya ari umumama w'umusore wari wahuye n'ibizazane mushere bakamutera inda, yaba muri Silent Killer akabakina ari mama wa Gugu, yaba mu kiriyo cy'urukundo akabakina ari mama wa Afia, agakina ari mama wa Badine, mama wa Utuje, na mama wa umuhungu wawe ndamwibagiwe na Tito. Yaba no mu yandi mafilime ari imbere muzagenda mubonamo yakinye mu Mbarutso, akina mu Kiga series, na mafilime mumba ko CV ari kugenda ameze nk'umuntu uri kuyubaka ku buryo bukomeye cyane. Ariko se nubwo ari kubaka CV ni muntu ki, yabaye hate, yanyuze mu buhe buzima? Tugiye gutangira urugendo rwe rwo kuva mu bukobwa kugeza noneho abaye umumama. Mama muraho neza, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Nakongera mukibwira abantu baduteze amatwi badukurikiye muri uyu mwanya. Nitwa Uwimana Ingabire Jacqueline, kazina kagatazira muri sinema ni maneke. Aho ni maneke kavuye kuki? Kameneke ahantu rero maneke nafite ibiro byinshi cyane. Noneho urareba ukuntu ndi umukristo, ndakijijwe. Mu rusengero hari igihe kigera cyo guhimbaza, ngahimbaza cyane. Ibyo bintu rero byagiye binyubaka bikanyongerera imbaraga muri kwakuramye no guhimbaza Imana. Nuko bukeye rero njya gutanga ubuhamya no gushima Imana. Shima Imana ko Imana yanyongereye kugira imbaraga, kunanuka gakeya. Ntimurabibona ko nabaye maneke. Ubwo rero izina riba rifashe gutyo. Pastor wanjye ariwe Kayitare Bosco, ndamusabira umugisha ukomeye cyane. Haraho yankuye, haraho yangejeje, niwe watumye ako kazina gakomeza gukura. Nitwa maneke nyine, ni maneke nyine. Tunamusoze Pastor Kayitare Bosco, ni mushuti wanjye hariya muri Minivam, ukeneye kuruhuka mu buryo bw'ubugingo waganayo akaguhesha umugisha. Maneke, umuntu yabona ungana gutya yakwibaza ngo wavutse ari kungana cyangwa se byaje byiyongera buhoro buhoro? N'ubusanzwe navutse ndi munini, nari mfite ibiro byinshi. Nibuka ko mama ajyaga ambwira ko navutse mfite ibiro 5. Ntiyigeze ngo nampeka kubera ko mama yari muto cyane, yafite agataye gato cyane. Ubwo rero navutse ndi munini ariko ngenda nkura ngabanuka. Ibiro rero byongeye kugaruka nyuma yaho mpfakariye. Ingabire maneke, uvuka mu muryango w'abana bangahe? Wavukiye hehe? Mvuka mu muryango w'abana twari 7, ariko ubu dusigaye turi 3. Abandi bitabye Imana. Dusigaye turi abakobwa 3. Navukiye i Kigali mu mujyi, mu murwa mukuru Yerusalemu. Navukiye i Kigali, Nyamirambo ku Mumena. Kuri Habineza Kariste na wambaye Ingabire, wambaye abantu benshi baramuzi, ariko siho twakuriye mu bice bigiye bitandukanye kubera ubuzima bw'ubupfubyi. Ntabwo ahantu twahakuriye, nibwira ko n'ababanye bukaba bari bakeya ko twavuye turi abana. Ababyeyi banyu bahise bitaba Imana? Ababyeyi bacu, mama yitabye Imana muri 90. Papa we yitabye Imana nyuma, ariko urugendo rw'ubuzima rurerure twabaye ku ruhande rw'iwabo w'ababyeyi ba mama. Papa wanyu se mama yazize iki? Yararwaye arapfa bisanzwe. Papa nawe yarapfuye we muri za 98 ubwo yamaze gukura, nawe yararwaye arapfa. Muri abo bana 7 muvukana wahasigaye 3, bane nabo barapfuye. Nabo bazi umwe yapfuye ari umwana mutoya, yicwa n'indwara y'iseru. Ndabyibuka hari muri za 87, nari ngeze mu mwaka wa 6. Yapfuye ari umwana mutoya yicwa n'iseru.
abandi bapfuye, hari uwapfuye mu gihe cya jenoside mu ntambara, abandi babiri bapfuye nyuma ya jenoside. Bo bari bakuru, bari n'abasore. Umwe yari umupapa, undi we yarageze igihe cyo gushaka, wishwe na bronchite. Maneke no kwihangana bibaho mu rugendo waba twese ngo ntawe ujya kwa data ntamujyanye kandi ingenzi yo kuri n'ubugingo, byanze bikunze inzira tuzamanza kunyuramo, tuzapfa tuzurwe tuzamurwe mu ijuru, ntabwo tuzapfa kuzamuka kuko inzira Yesu yanyuzemo ni ngombwa ko natwe tuzayinyuramo. Katwinjire Maneke, ukiri inkumi wabonye umufiyansi ute kugira ngo mugeraho gufata icyemezo cyo kubana? Kaduheraho. Ugiye kunyinjiza mu buzima bw'amabanga. Urumva na mama amaze gupfa, twabaye mu ruhande rw'ababyeyi biwabo wa mama i Muhanga aho bita Ikeza, abenshi barahazi, ni ku musaza bitaga Momfisi kwa Sirasi aho bita Mwiramba, niho iwabo wa mama. Mama amaze gupfa rero niho twagiye kurererwa. Ndibuka ko nari ngeze mu mwaka wa 7 kuko nge nize umwaka wa 8 na za sare zikibaho, narangije umwaka wa 8 muri 89. Ubwo rero muri 80 nakavutse, urumva ubundi nta nubwo twakwiye kwicarana. Ubwo rero icyo gihe ndangije umwaka wa 8, urumva nari imfubyi, njya gushaka ishuri ahantu bita Mushubati, njya kwiga Mushubati, ariko mu buzima bugoye bwa struggle, iyo uri imfubyi ubaho ubuzima cyane, burya iyo ubuze mama wawe akubyaye, noneho turi n'umukobwa, usibye Imana ikwifatira. Icyo gihe rero ngeze mu mwaka wa 3 niho nakubitanye nyine n'umujama nyine, turikundanira mu rwego rwa camouflage. Rero njya kumusura ahita afatiraho. Nuko byabaye koco. Muri ya myaka yanyu ngo wasuraga umusore ngo agahita afunga ngo pa wabaye umugore? Yaragufungiranaga rwose akanigendera, nta n'ikintu arakora. None ubundi kimwaro kikakwica mu gitondo, umuntu yabona waraye ku muhungu gusohoka bikaba ikibazo. Ubu ukavuga uti ndahaguma da. Aho kugira ngo abantu bavuga ngo uri yaraye hariya, nuko nahagumye cyane ko yankundaga nanjye namukundaga. Ariko nyine urumva ibintu twakoze, ngiye numvaga ni n'uburyo ntabawemo. Turabana, mwumva neza Aimable, no wahantu Isave kwa mwumva neza Denis na Mukaruta Mudafroza. Turabana, ndabyibuka hari muri 1993 mu kwezi kwa 12. Turabana mu kwezi kwa 4 jenoside iratera, tubaho mu buzima bugoye, turihisha cyane ko we yahigwaga ariko nge sinahigwaga. Yego. Ariko urumva ubuzima bwa kubera iki wowe utahigwaga kandi wagahigwa mwarabanye nk'umugore n'umugabo? Urumva impamvu we yarafite ziraranga muntu zanditsemo Tutsi. Ngewe umenya hari irangamuntu niba naranayifashe, nari mfite imyaka yo kuyifata kuko nafite imyaka 19, ariko nta rangamuntu nari mfite. Ikindi ntabwo ngiye nari mu bwoko bwahigwaga, ariko we yari mu bwoko buhigwa. Ariko twari kumwe mu buzima bwose, twari kumwe, ari muri plafo twararanyemo, ari ahantu hagoye twararanyemo. Nibwira ko jenoside yarangiye turi kumwe. Hari ikintu ushaka kumenya? Waraye muri plafo kumwe n'umugabo wawe? Cyane mu cya 2 aho bita kwa Kanyarabonye, niho twari ducumbitse hino y'ibitaro byo mu cya 2. Abahazi barahazi, baranahatuzi. Twahavuye rero tujya mu mujyi Gitarama, guverinoma yibukiye aho bita mu cya 2. Guverinoma niho yimukiye. Ubwo rero dukora uburyo, hari umupolisi mukuru wo Kanyarabonye adufasha kwambuka bariyeri yari iri mu gisirikare, hari ku gisirikare cya Gitarama, adufasha kwambuka tujya igitarama mu mujyi. Ubwo rero Gitarama mu mujyi niho inkotanyi zaje zidukura. Ubwo we kubera ko yari umuntu uzi imodoka,
ari umukanishi inkotanyi zitazimujyana i Kigali ajya gukorana n'inkotanyi. Ubwo rero nanjye ni mu rwo rwego nanjye nahise njya i Kigali, ngo mu bafashe Kigali nanjye ndimo. Muzana i Kigali. Tuzana i Kigali yabohoza inzu anshyiramo akora ibya gisirikare, ariko nyuma aza kubivamo tujya iwabo ku isambu. Tukiri aho ngaho, uburyo washatsemo tumaze kubwumva, ni uburyo butangaje. Ni muri iki gihe cya none ntibikibaho cyane, kuko umukobwa muba mwabipanze nkavuga ati ngwino twibanire, yaba atabishaka kubana akamutera inda, ubundi akaba yizanye cyangwa nawe ukamuzana nibyo byiza. Ariko hari igihe mu bipangu umukobwa yakwigira ashwi ukamutera inda, ugahita mukatira ujya wowe akaza kugushaka mu mubana mugahita mubana. Simbizi n'ibyabo ariko mu buzima ibintu byose birakomeye, ibintu byose birashoboka mu buzima. Ngiye mbona ko mu buzima nta kintu kidashoboka burya, kandi umuntu aravuka akagira destin. Urashatse, ese abantu mwabanaga bakimara kumva iyo nkuru washatse byagenze ute? Baragusuye, ubukwe bwarabaye cyangwa akomeje kwiberaho? Oya, urumva nyine twageze, urumva tumukimara kubana byabaye ho cyane ko kwa nyogokuru baje no kunkurayo ndanga. Baje kunkurayo ndabyanga, ahubwo ndabihisha. Waramaze gushima urugo? Naramaze kurya ku rubuto. Niko babyita urunko nako nagaciyemo, ariko biraba nyine abantu bakavuga, ariko bikageraho bigashira. Katwinjire ku gice navuga ngo kiri hadi. Urashatse, umananye n'umugabo igihe kirenze umwaka, muvanye Huye, yego Muhanga, mugiye mu mujyi wa Kigali, mwongeye mugarutse ku isambu, mwagarukanye ku isambu. Muri iyo minsi yose mwamaranye byaje kugenda ute hagati aho ngaho? Ibiki byaje kugenda? Mwakomeje murabana, bavuze ati ndi umupfakazi. Ubwo urumva hagati aho ngaho jenoside yateye deja naramaze gutwita, ariko kubera ubwo ubuzima burimo imihangayiko n'iki, nza gukuramo inda y'amezi 6. Uyikuramo ku bushake cyangwa yavuye? Wakuramo inda ku bushake ufite umugabo se? Yavuye. No kuyikuramo utamufite n'icyaha? Yavuyemo. Ubwo rero nyine nyuma muri 1996 nibwo rero urumva mu muryango we yaramaze kumenya ko umuryango we harimo abarokotse, mama we, abavandimwe be 3, cyane ko we abavandimwe benshi bari bapfuye, bari abana 11, ubwo bari basigaye ari 4. Ubwo rero mama we adusaba kuza tukamwegera, duhita tugisave, turahaba twagiye 95, 96, 97 mu kwezi ku itariki ya 29 n'eshanu z'ukwa gatanu yitaba Imana. Ubwo rero ubuzima nyine noneho babubaye burivanze cyane ko nyuma y'icyo gihe ntabwo nongeye gusama. Yitabye Imana azize iki? Yarwaye umwijima. Yitaba Imana, turamushyingura, nguma aho ngaho cyane ko nari ndi muri muryango ndahaba. Numvaga ari ababyeyi, numvaga ari abavandimwe, hari ababersere batabazi ne baramukazi. Umukecuru yari afite abana rera, numva sinamuva iruhande, ndahaguma. Mpavuye vuba hangaha rwose muri 2013. Umugabo wawe yitabye Imana, nturasama, nukwanga mu myaka kuri ubu ngubu wenda tumere nk'abatarutseho gatoya. Nyuma yo kumugabo wawe yitabye Imana, ntabwo wigeze igira ipfunwe rwo kumugabo wapfuye nta ruhinja gusigiye ngo ube watekereza kujya kurushaka ahandi? Oya, nta handi nigeze ndushaka. Umugabo wanjye yapfuye mukunda cyane, kandi n'uyu munsi ntabwo mvuze ko umuntu atakora gakosa,
bibaho mu buzima cyane umuntu ufite ubuzima ariko n'ubu ndacyamukunda ntabwo nongeye gushaka ubu twakubara mu bamama b'abapfakazi ntabwo mbizi nanjye sinzi icyo ndicyo ntabwo nanjye mbizi jado wambare tukarekeraho yatubwiye ntabwo nzi icyo ndicyo twakubara nk'umumama oya ibi bintu oya ni ibintu bigoye kubyakira no kubyumva ariko kandi birumvikana ntabwo twakubara mu bakobwa kuko wagize igihe cyo kugira umugabo murabana unaratwita mugira ibyago indivamo ni ukwihangana kuko ibyago biza bitateguje ariko kandi ntekereza ko hari uburyo nawe hari ibyo wicuza byakubayeho kandi hari na byinshi byagiye bikubabaza ihanganire kuri nyine kwicuza bibaho mu buzima hari igihe uvuga ngo ngewe ngo ntabwo nakongera gushaka haba guca intege ngo nta upfakara rimwe ukabigumamo gutyo kumva imyaka iri kugenda imyaka iri kugenda igucika ukazashiduka rero uba muri rogere uba mu kwicuza nibwira ko imyaka ndimo niyo kwicuza iyo mbigira gutya iyo nkora iki iyo bigenda gutya cyane ko ngo Yesu yaraducunguye cyane ko ubona ko nta mucunguzi ufite ukabona inshuti zagushizeho ukabona uri igitutsi mu muryango ukabona nta wawe ufite ukabona abandi bagahamagara ukareba wenda abo mungana ukareba abana bafite nawe ukabona wenda uwawe yakwiye kubangana gutya ni ibintu nyine abantu twe tubana nk'intimba zigasigisha umutima niyo mpamvu ubona kubivuga byananiye ukambona mu muhanda ngenda nseka ukambona nishimye ndusiko nishima mpora nishimye ariko urabibona ko iyo tugeza kuri icyo kintu ntabwo nyumva niyo mpamvu uramana nashaka kubivuga ni ibintu bigoye kubyakira no uhora ubeshya cyambere ni ubuzima uhoramo ubeshya umuntu akakubaza ufite abana bangahe mfite 3 mfite 4 mfite 5 mfite umwe mfite iki afite imyaka ingahe ukabeshya mboneho kubwira abanyarwanda ko ahenshi ngenda mvuga ko mfite abana 2 nabo tubana n'abana ndera kandi mbafata nk'abana banjye nabo barabizi ko ari abana banjye ariko sabanjye mu by'ukuri sabanjye hari naho nigeze kubona kuri commentaire umuntu yanditse ngo ko wavuze ngo ufite abana ngo ubundi ugira abana wijya muri commentaire ngo bivuge niba ubizi icecekere niba utabizi mureke yumva ubuhamya bwanjye uko abwumva nibiba ngombwa igihe kizagera mbisobanure nkuko mbisobanuye uko abana mvuga mfite umusaza wanjye umwe yapfuye afite abana be n'injye bafite yego undi ni murumuna wanjye namureza ari umwana mutoya yego abo bana n'abanjye sinibaza ukuntu umuntu ajya muri commentaire akavuga ngo ugira abana mu by'ukuri uko ngana ntabwo nabo nafite abana namwe muri abanjye ndana bafite benshi nareze barahari pe nibo ushaka kubamenya arabazi ushaka no kubamenya azabambaze urugo rwanjye ruhoramo abana kuko nkunda abana ariko ujya muri commentaire wandike ngo ubundi wowe ugira abana wowe ubivuga se uhagaze kuki uvuga ko ntagira abana ndabafite shima Imana ntabwo ndajya kuvoma shima Imana ntabwo nimesera shima Imana ntabwo nisiga mu mugongo kuko urabona simpagera ndabafite baransiga nshima Imana sinteka shima Imana sinisasira abana ndabafite kuko Imana burya ntitanga byose
ngo Imana igira bamwe imfubyi kugira ngo zirerwe n'abatagira urubyaro. Ubwo nucyo yashimye ko nanjye sigarira kuri yisi. Gusa nyine intimba nibura mboneraho kubwira abana bazi ko barerwa n'abantu bafite iyo mibereho, bafite ubwo buhamya, nibabubahe. Bumve ko kubarera nabo n'ukwigomwa. Babarera ni nko kurerera Imana. Jado, ibyo rero ni ibikomere twibanira nabyo. Nuza kubwira ngo ngewe ngo kubona afite umwana nariyakiriye arakubeshya. Umwana wawe aba ari umwana wawe, kimwe nuko umwana w'imfubyi umubyeyi we aba ari umubyeyi we. Iyo niyo wamubwira ngo ndi nyoko utari nyina, ntuburi nyina kuko hari aho utagera. Nuko rero urera umwana hari aho atagera, nawe hari aho utagera. Tante, n'ubundi baravuga ngo tuzabaho nabi ngo ariko tubeho, kuko abantu bose ntago babaho mu buzima bumwe, nta nubwo tukwiye kubaho tunezere, kuko mwisi ntago ari mu ijuru. Niyo mpamvu yitwa isi kandi iri munsi y'ikindi kintu, iri hagati y'ikindi kintu, hagati y'ikuzimu no hagati y'ikirere. Hejuru hari ikirere, tukaba turi mu isi, hasi hakaba hari ikuzimu. Ntekereza ko bimwe mu bintu byagushenguye cyane no ko umugabo wawe yarapfuye atagusigiye umwana. Cyane kuko ari umuryango guha kato, ari abavandimwe baguha kato, ubu uri igicucu. Biba bigoye kwitwa umumama cyangwa umugore mu gihe umutware wawe yatabarutse atagusigiye umwana. Cyane biragoye. Aho ni iyindi puwe nshyizemo hagati, nzaguha ubuhamya burenzeho nyuma y'iki gihe tuvuganye. Kuko ari umuryango washatswemo ntufatwa nk'umuntu muzima. Nduzi ko ari muzima. Ntibakubara. Usibye no kutakubara, nta gaciro baguha. Haba ku cyerekeye icyo umugabo yawe yarasize, haba ku cyerekeye imibereho yawe. Nibaza ko ibi ngibi twabishyiramo hagati. Nacyo kibazo nashaka kukubaza, nimba tuzakikubaza nacyo ubukurikiye iki gice cya mbere, kuko nashaka kuba nakubaza nti mbese buriya urebye umuryango wari warashakiyemo nyuma y'uko umugabo wawe atabarutse, mwari batuye ihuye, Isave, warangiza ukabata Isave, ukaba uri Musanze urukundo. Mwaha bata ahubwo maze no gufatisha ubuzima. Ntabwo ubundi ubuzima nari ngezemo ari ubwo kuza kuzunguruka hi Musanze. Nari ngeze mu buzima bwo kwicara ngatuza. Yego. Ariko kubera iki nahagurutse nkagenda. Icyo ni ikindi kiganiro nzaguha cyihariye ukwacyo. Ni ikindi kiganiro nzaguha cyihariye ukwacyo, kizajya habona isi kakimenya, meme na Perezida wa Repubulika kakimenya. Yego. Birumvikana harimo ibikomere burana byo wahoye. Harimo ibikomere, harimo ibyitwa ngo turi abantu ngo bakomeye mu gihugu, turi abantu bafasha imfubyi n'abapfakazi, turi abantu. Icyo ni ikindi cyiciro nzaguha nyuma y'iki gihe nagitekerejeho. Kijya habona. Nibiba ngombwa haza amacano nkangahe nshyira uko arahagaragara. Hagati aho nakubwira ngo wihangane, ntarikira abaduteze amatwi kuri Iris Rwanda TV ko igice cya kabiri kizaba kivuga by'umwihariko kugushaka kwawe n'imibanire yawe n'umuryango washakiyemo, kuko hari benshi binzi bajyagiye bigiraho ingaruka. Wamara gushaka umugabo yawe yatabaruka, umuryango washakiyemo ntubukigutekereza nk'uwakundanye n'umwana wabo, ntubugihabwa agaciro na gato, ntube n'inshuti yawe. Ugasigara ahubwo uri ikintu bajugunye hariya, ugasigara umuntu udafite agaciro. Kandi nyamara nubwo mwaba mutarasezeranye burya, ushobora kuba inshuti y'umuryango, ushobora kuba warabaseguriye umwana. Yego. Uba nawo waramwaricaye mukaganira, mufitanye byinshi muziranyeho cyane. Ese kubera iki nahagurutse ntazi Musanze? Icyo ni ikibazo kiri, icyo ni ikizakurikira iki kiganiro. Yego. Tante, katwikomereze ubwo igice cya kabiri cy'ikiganiro nacyo nkirarikire abakunzi bacu baduteze amatwi kandi barimo baratorera kuri kamera ya Iris Rwanda TV. Icyakora kimwe cy'ukeneye kureba
amafilime tante akina, wamusura kuri Iris Rwanda TV ukareba Darkness of Christmas, Silent Killer, ikiro cy'urukundo, n'andi mafilime menshi ari imbere vanga tugiye kujya dushira hanze. Tante, nyuma y'ibyo bikomeye byose niki gutera guhumurizwa ukumva umutima wawe ugarura ibyiringiro yuko ukomeye utuje kandi ukumva mese wongeye kwiremamo umunezero wa none n'uwazaza? Ikintu kindemamo gukomera sigege nyine, ikindi ni agakiza. Iyo umaze kubona agakiza ugenda urushaho kumenya Imana, ugenda urushaho kumenya ibyinshi bikwerekeyeho, ugenda urushaho kumenya ko atari wowe ubabaye wenyine, ugenda urushaho kumenya ko Imana itajyaho abantu ibintu byose. Jado, Imana ishobora kuguha imodoka ngewe ikamigare, nyamara suko ya modoka ntayikeneye, ariko hari igihe Imana ibona imodoka atari ukeneye cyane. Ubwo Imana ishobora kuba yararebye ikabona mu byo nkeneye abana batarimo, urumva, mu byo nkeneye wenda ushaka kuba wenda hari ibyo yandokoye, niko navuga. Hari umuntu umwe wageze kuvuga ngo Mana ngo uzandinde ubukire ngo bwatuma nkwibagirwa, ngo ariko uzandinde no gukena byatuma nsabiriza. Ubwo rero Imana hari ibintu igenda ikurinda simbizi, cyangwa se ubundi ngiye mbona ndi inyigisho y'abandi bantu. Undebye mu muhanda ubona ndi umama wanezerewe, ubona ndi umama wagezeyo, kandi koko nibyo. Nta mushihangira, sintongana, mu urabibona mpora nseka, usibye ko ubu ngubu nyine ubaye nk'umuntu ukanze akantu kakabyimba. Buri muntu burya aba afite intimba ye. Hari umwigisha wigize kutwigisha muri Women Foundation Ministries, ngira amahirwe ko mba muri abo bantu bajya muri icyo giterane nibwo corona yabivanze. Haza umukozi w'Imana ututse muri Amerika aratwigisha ngo mu buzima ntuzifuze kumera nka runaka. Hari uwambona mu muhanda akavuga ati wama ariko Mana we kira kimoma cyane nezerewe kimeze neza, wampa nkamera nkacyo. Wikwifuza kumera nkanjye kuko ibyanjye ntubizi, nanjye reka no kwifuza kumera nkawe kuko ibyawe simbizi. Ibyawe ni ibyawe, ibyanjye ni ibyawe. Ntuzifuze kumera nkanjye kuko ibyanjye biri muri jewe, bizwi nanjye n'Imana yanjye n'uburiri bwanjye. Burya uburiri bumenya amabanga menshi n'umwana mubana munsi adashaka kumenya. Mu buzima rero ikintu kinkomeza cyane, kinkomeza kinampa imbaraga, ni ukubona ndera abana bagakura. Nkabona abana barakuze, nkabona ntababuze icyo barya, nkabona ntibabuze icyo banywa, nkabona barambaye, nkabona baciye hariya, nkitwa Mama Joy, nkitwa Mama Jimmy, nkitwa Mama Jado, nkitwa Mama runaka. Ndi mama w'abantu bose. Yego. Sibyo? Nkuko Perezida wa Repubulika ari umubyeyi wacu twese, nanjye ndi nyina w'abantu bose. Nawe uri umwana wanjye. Tante, tumere urumwe mu bantu bahuye n'ibibazo, navuga ngo abana bane mwavukanaga bitabye Imana. Usiranye n'abana muri batatu, mama wawe na papa wawe yitabye Imana, umugabo wawe yitabye Imana. Iki kintu si nk'ibigeragezo ugifata ute wowe ubwawe wicaye ukagitekerezaho? Ni ikintu udashobora kwisobanura nawe ubwawe. Ni ikintu nawe udashobora gusobanura, cyane ko noneho wibaza ngo ariko ngo nabaye imfubyi ndi umwana mutoya. Iki nicyo kintu cya mbere ni wibaza. Ariko nakuvuga ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimukitotombe. Imana ngo yanga abantu bitotomba, kuko niba ngewe barapfuye ari bato ndi mutoya hari n'utabazi. Urumva yuko ugiye umenya Imana buryo ugenda usobanukirwa n'ibintu byinshi. Ni ukongera ukibaza ngo ariko ngo Mana ngo kuki wemeye ko mfakara nanone nkiri muto, ugenda mfakaye ku myaka 23. Nari mutoya, nari umugore mwiza ukeneye ugeze igihe cyo gushaka, ukeneye igihe cy'urugo rwiza, ndapfakara ibyo byishimo ndabyigomwa, ndicara hamwe ndarambya. Niyo mpamvu ufite imyaka ingahe? Ungize 47. Bana imyaka 24 irashize umugabo wawe atabarutse cyane. Imyaka 24. Urumva? Nagira ngo nkubwire rero ngo
harya warumbajije nangwaje ntihashize igihe kingana ko umugabo wawe atabarutse imyaka 24 habaye mbaye umupfakazi. Katumere nk'abari gutaruka kwa ngo tuje kugana ku musozo kuko hari igice cya kabiri kizakurikira iki ngiki. Urimwe mu bantu nkurikije ubuzima utunyuriyemo muri make, urumwe mu bantu batakabaye bari kuzenguruka hirya no hino muri Musanze. Birumvikana ko muri Musanze nta sambu afite, nta nzu afite. Umutungo wawe ubwo yabo mwari mwarashakanye, ya imitungo y'ababyeyi ubuyo yabibarizwa he? Kandi nakubwiye ngo iki kiganiro tuzagikomeza kuri ni season ya 2. Ni season ya 2. Aho i Butare nageze aho iby'umuryango mbivamo, ndiyubakira. Ndubaka inzu, nibwira ko ababizi bari kundeba, ariko natsa amafaranga muri banki kuko nta mutera nkunga wundi nari mfite usibye banki. Nari mfite restaurant save, mfite n'akabari, naka credit ndubaka, ariko biza kurangira banki yishubije ibyayo. Nta muntu rero nabonye untera ingabo mu bitugu, nibyo byatumye mpunga ndigendera. Bitavuze ko batari bahari bantera ingabo mu bitugu. Yego. Cyo ni ikiganiro cya 2 cyihariye. Okay. Kuri misano no gusembera ugenda wimuka. Ndakodesha. Ubu ndakodesha nk'abandi. Dante, kadusoreze kuri sinema, wigiye muri filime nyarwanda, ubona uruganda rwarakwakiriye rute? Icyo ni icyiciro nishimiye. Nanabashimira mwe mwambonyemo, mwambonyemo impano. Iris Rwanda ndabashimira cyane. Ahantu haranyubaka. Haranyubaka haba mu buzima busanzwe, haba no muri societe. Mbona mwaranyakiriye neza kandi nanjye mbarimo neza, muri abana banjye bamwe, abandi ni barumuna banjye, abandi ni basaza banjye. Kandi nkurikije amakomenti y'abareba amafilime, ari abanzi kera ari n'abanzi ubu, mbona babyishimiye. Bitavuze ko harimo n'ababigaya wenda bibaza ngo ngabire ngo sigakina amafilime. Ni uburenganzira bwanjye, nawe ngisha inama. Ndi mukuru kwifatira icyemezo. Ese ubundi wowe urangira inama tumaze n'imyaka 10 tutabonana tutanavugana, cyane ko iyo ugize n'ikibazo abantu bose bakuvaho. Urangira inama uzimbayeho ni ikibazo. Filime rero nyarwanda ndayikunze, ndayishyigikiye, reka umusanzu wanjye ngutange. Nejo nshobora gupfa nkuko n'abandi bapfa, ariko mfite umusanzu natanze. Yego. Katwizire ko nyuma y'ejo nejo bundi mu minsi iri imbere tuzakubona impano yawe yaragutse, utari muri babandi bavuga ngo ubwo ninjiye muri filime uyu munsi none ndatangira nsarure, kandi nta muntu ubakinze umunsi umwe ahita yijyamo cyangwa se ngahinga ibirayi ahita bisarura, ahubwo amanza kubyuhirira, akabibagarira, akabitera umuti, kuzageza igihe bikuriye mu murima. Nyine nta mwana ukura ngo ahita yuzura ingobyi. Ibi turi mwitangira, ariko duhamya neza ko nkurikije aho twavuye muri Iris Rwanda, nkurikije naho tugeze, nibwira ko twe turi gukura. Turi gukura pe, birananshimisha kuko njyewe ntabwo nishimiye kuba mu bintu bisubira inyuma. Bisubira inyuma nahita nkurama kanjye karenge. Ariko kuba nyiri kumwe namwe nuko mbona ko hari aho turi kuva, kandi mu by'ukuri uwatubonye mbere ntabwo ariko tubona ubu muri Iris Rwanda. Iris Rwanda yatangiye ducumbagira, yatangiye tutazi ibyo ari byo, yatangiye tutagira udukoresho, ariko hari ibikoresho tumaze kugira, tumaze kubona abakinnyi bahoraho, dufite aho dukinira, mbese ibyiza biri imbere. Yego, nicyo kintu nari ngarutse mvuga ngo umuntu atera ibirayi cyangwa atera amasaka umunsi umwe akumva ahita yasarura. Hari benshi mu bakinyi ba filime nubwo muri kiro cy'urukundo bamwe tutabafite bameze gutyo, yumva ko niba umufashe nk'umukinyi wa filime uwo munsi agiye kwinjiza amafaranga, kandi sinema nyarwanda nta n'amafaranga arimo. Nicyo kiganiro twarimo nijoro kuri Nageredo tuba tuti umusaruro wa filime ntago tuzahita tubona, tumaze twubake uruganda rwa filime nyarwanda, tuzikundisha abanyarwanda kugira ngo umuntu yireba ari muri Amerika amenye ngo ni kuri filime nyarwanda, umuntu yireba ari mu kindi gihugu avuga ngo uruganda rwa filime nyarwanda
hari aho rumaze gutera imbere nk'uko tureba inya Nigeria. Hari abantu bo muri Nigeria bateye imbere cyane muri filime, hari n'abavuyemo ariko iyo umuntu abigumyemo bimuteza imbere. Tukwifurize gutera imbere, tukwifurize ishya n'ihirwe, kuko filime ni uruganda uzahuriramo n'umugabo, ni uruganda uzahuramo n'umugore mugashwana cyangwa mukabana neza, ni uruganda uzaryamana n'umugabo mu buriri mutari buryame kuryama ahubwo akitwa umugabo wawe by'icyitiriro, ni uruganda uzaboneramo abana, ni uruganda uzaboneramo umugisha kuri buri kimwe. Rero mbabwire ngo ikiganiro cya kabiri cyo nkibateguze ni vuba, ntago kizatinda, kandi arega nimo gusubizwa. Nyuma y'icyo kiganiro cya kabiri kizaba kirimo wenda inzira y'umusaraba yanyuzemo nyuma yo umugabo wapfuye, tuzaturukuya mu gihe cyo gushima Imana, tuzana ikiganiro cy'amashimwe ndabizi. Haleluya. Nahise tuzaba twarasubijwe. Amina. Tante, utubwiye ibintu bikomeye, reka dufatanyirize hamwe dusenga Imana tuyishimire kubw'ubuhamya duhaye, kandi gukomeze kugira ngo ubutaha uzaduhe ubuhamya bw'ikiganiro cya kabiri. Turagushimiye Imana ishobora byose, ni wowe waturemye dukunze kandi uturema mu shusho yawe. Uyu munsi wa none tugushimiye ko wemeye ku kiganiro nk'iki gitambuka mu maso y'abakunzi batandukanye bakunda Tante. Mwagurira imbago nk'uko wazaguriye Yabesi, umuhereza umugisha nk'uko wawuhaye Yabesi. Adashobora kwikoza uhamukoze, adashobora kwigeza uhamugeze. Benshi bamuhanze amaso ngo barebe ko yazakorwa n'isoni, reka abo ngabo bazaba amashimwe ye bagende bavanga Umwami. Turagushimiye kubw'uyu mumama kuko wamubereye icyitegererezo cyiza. Komeza ko twagura muri Ayirisi, umwagure nawe ubwe, wagure imbuto y'umwuka wamuhaye Jimmy na Joy, wagure abana wamuhaye muri filime, wagure Afia n'abandi bose bamukomokaho, wagure impano ziri hagati muri twebwe. Ikiganiro cya kabiri kimwe n'iki ngiki bitanga umusaruro, bikagira benshi bikomeza mu mitima yabo, tuzagushimira. Komeza ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen.